baby girl. Chérie. Meze neza. Wese meze. Meze neza. Meze neza. Akishwe muzenguruka. Wow. Baby kusa neza se. Wambonye. Nukuri wambaye neza. Ntago uri bungaye. Oya usa neza cyane. None nagakote kameze neza. Baby. Gomba karibu re. Karibu. Ese baby mane yanjye. Nabenzi kuri bubanguke. Você ubugushe utabeshye koko urashaka fanta koko ya ashaka fanta none se njye uri kuntungura fanta uko ngumenye izo ni igitunguranye ariko ngo agasembuye none se kukiri kunywa ya ndagira ngo basi nigaragaze neza imbere ya mabukwe sheri nta kintu bitwa iriganga n'ubundi umeze nk'umuntu uri mu rugo ntabwo ugomba kwisanzura kumva ko ibintu ari ibisanzwe nta kintu bitwaye none ku buryo naza nkahita ntangira kwataka inzoga yego aya ntabwo biba undi umuntu agiye guhana nyirabukwe ndagahora ku buryo nyine umwica mu mutwe akabona ko uri umukristo none ako n'ubundi urasa nk'abakristo kuko wambaye nyine bundi ukuntu meze gute ntabwo nyine mabukwe ari bumbone nabi ugahita nsohora ese sheri ko ufite ubuntu ukuri urasa niwe muhungu kuva namenya abasore niwe muhungu usa neza pe urasa neza cyane noneho ku kagofero washyizemo ubwo amanota ya mbere yagiye pe ubwo hasigaye ku kirere ku kimyenda kivuyeho hasigaye n'icyo kunywa inzoga nacyo kivuyeho ntabwo se sheri reka ibyo ntacyo bitwaye nyine buretse buriya utwaragaho sheri kuri usa nk'ufite ubwoba yaho kuba kwigize ariko nyine ubwo bwanazamo reka n'ubwa mbere ngiye kubona amabukwe rero ngomba kwitwararika bakumbura nta kintu bitwaye kuko urasa neza umeze neza kandi nawe nta n'ibintu birenze kuri we reka nawe ni umuntu uri aho ngaho ariko kwisanzureho uganire mbese rwose nyine ariye ko nari kumwumva umva yari ari hariya arahita aza ndakeka ngo mama ntabwo ari ngombwa araza reka tube tunaganira shirisha uri kunungura mani yanjye ntabwo wamenya ko ari wowe pe Oh, wow. We have a visitor? Yes. Hug me, please. How are you? I'm good. You good? Yeah. Oh, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Gitego. Wow, Gitego. Quel âge as-tu? Je 22. Tu as 22? Yeah, oui. Okay. Unaendelea vizuri? Ndio sana. Na familia iko sawa? Oui. Okay. mama rero uyu nguyu niwe sheri wanjye nabyibwiye nkimubona ariko reka mubaza akantu kamwe imbera zo ubwo ni mu kigande ni kigande ndakubaje ngo Oliotia ya oui kigaragara ntabwo ikigande cyose neza ikigande cyo ni gake ariko ubwo nari nabyumvise mba ngira ngo tunatebye ariko uragerageza usirimutse mukunda umukobwa wanjye ndabona azi gutoranya cyane wambaye neza uri umusore mwiza ariko no mu mico ni sawa cyane rwose umukobwa wanjye no mu mico ni sawa mama nuko wabyizeho neza urabizi cyane pe none si we ntabwo uri kubibona oya jye sinabibona ariyo nkimubona icyo mbonye ni smartness ye uko mubonye oya ameze neza mu mico nabona umuntu mwiza cyane aho ni sawa mu rugo se muba hehe mu rugo tuba Kicukiro ufite ababyeyi bose yego ndabafite bivuze ngo uri umwana watojwe warezwe nyamvura rwose ni sawa hanyuma se uyu mukobwa umufiteho yihe migambi ni umukobwa nkunda kandi yifuza ko yambera nyine mama w'abana banjye urabona se akuze bihagije ku buryo yabasha kuba mama w'abana birahagije kuri jye rwose ntacyo bintwaye uko angana my daughter yes mom are you ready
Of course. I think no. Why? You're still young. oya ntabwo ari umwazi. Okay. Muzabitekerezaho neza mumbwire muri iki gihe abana nimwe mwihitiramo. Niba umusheri wanjye uko biri kose arahita atangira kubishyira mu bikorwa vuba. Nimubana se ujya utekereza ko utazahita ufata izina ry'umuryango wacu? Ku izina ry'umuryango ubwo papa we yitwa? Actually papa we yaritahiye. Nijye usigaye. Ubwo bizaba ngombwa gufata izina ryanjye rero. Nitwa izina ry'umumama? Yego. Bibaho se ubwo? Yesu Kristo. Umuryango wacu urifashije, ntabwo rero twapfa kureka izina ryacu ngo rigende gutyo. Ntabwo ari ukububahuka ariko mwe mwitwa abandi. Njyewe nitwa Murekatete. Murekatete? Ariko sheri nta n'ikintu bitwaye, ari ikintu bitwaye se. Ubwo ni ukuvuga ngo nahita nitwa Gitego Murekatete? Oya, habanza Murekatete, Gitego rikaza nyuma. Ariko sheri nta kibazo, sibyo? Wakitwa Murekatete Gitego. Yego. Tuzabikora tukimara kuba. Namwe mukunda gutebya, muri gutebya ariko ubuse kuko Murekatete ari umuhungu. Urabona ntebya? Oya. Si izina ry'umuryango sheri hari ikibazo? Nese hari ikibazo mumaye nk'umwanya nkabitekerezaho? Wabitekerezaho wagira uzafata izina ry'umuryango. Reka bitekerezaho nta kibazo. Nta kibazo umwanya ndawuguhaye uzaza utubwira igisubizo. Murakoze nawe. Sheri ngwerekeze. Suhuza ababyeyi. Nta kibazo ndihuta ariko kandi barakumva. Nta kibazo. Muramuke. Mushaka no guherekezwa. Bye sheri. Ego. Mama si mwiza. Ko mbona afite ibisoni buriya. Uzavamo umugabo nyamugabo. Nese mekanike wize ni reka rero muri kurutuye kubigenza. Iyi agiserateri reka tuyikurimo tuyihanagure. Kuko niba uri kwa giserera arya bikirukanka imodoka bikavuduka. Ubwabyo kwa giserera kirukanka nuko nundi yoroshye. Nishira umwanda se ni wayoroshya. Twari kuyikuramo tukayoza. Wize mekanike cyangwa wize mekanike? None reka tuyikaze. Reka tuyikaze. Wowe kanika imodoka ireke kwiyagiserera. Niyo shaka gukemura. Usanga ko amafaranga ndatanze ku ishuri yarayi. Ariko ntambwira nabi kandi nje bundi ndi kugukorera imodoka ntari bwishyurwa. Reka rero nkoresha ubwenge bwanjye bwo afite utari mugenda umbwira nabi nyine. Kanika. Nta kindi kibazo ufite se nagiserateri gusa ari garige amafera arafata neza se. Iyo yagisera cyane kabanje nzo. Feri zirimo. Nese niba ifite feri zifata ukagiserera nyine uzajya ufata feri. Ngo? Hanyuma uzajya ufata feri nazamuka se? Ubwo nazamuka byo ikibazo mbese. Agiserateri rero ndabona ngiye yari nzima. Sinzi ubwo ikintu kiri kubitera. Kuko iyo agiserateri urebye iracyari nashyashya. Ntabwo byumva. Ntabwo yakabaye ivuga gutya. Ibyo bikuremo. Yakabaye ivuga guteze. Jamaye. Ese wa mugabo ko ukora amaboko. Gitego we kuyamanitse mwa. Yore wa mugabo webyiyoruza ibyo mpuye nabyo. Wowe barongeye baramwambuye se dore uri rafitira umwako. Abajura bamutega bakamwa. Ni umusore utagira reka agira ubwoba. Uyu barongeye barakunize. Ese niyo bita bwoba? Oya. Agira ubwoba nyine. Barakunize mwa? Shamuye n'uruva gusenya kabisa. Wabetinze se akadege karakusamuye. Hajya uruva gusenya. Urupfu rwa ruvuye gutashya inkwi none umuntu ahura na rwo. None umwe mwabonye urupfu rwikoreye n'inka. We niwe urubonye. Ararubonye. Hanyuma ubu bohuye n'uruva gusenya. Umugabo muye n'uruva gusenya kabisa ibintu mpuriye narwo hariya muri rugo ushaka gusa n'insazi. Uriya rugo se. Uriya rugo. Shabuze kujya gutereta. Kagira imfasha. Uva gutereta.
ukunda n'umukobwa mumaranye nk'imyaka nk'ingahe sha ukajya gutereta uko yarangiza wamubwira ngo tugire ko tugenza akavuga ngo no wapi ntago ari ibyo mani ko uzi kujya gutereta shabye uwo mukobwa ukundana nawe ugasanga bari gushaka ko ufata izina ry'umuryango kwera none se ubundi kubagira muri uwo muryango warifata da nese izina ry'umuryango ndi kuvuga basi ukumva uwo ari we muryango oya muretega none se wowe umukobwa wabo uramukunda kandi tumaze imyaka irenga ine dukundana kwendaga kubana none se ahubwo izina ry'umuryango nirya ku mugabo harya komeza umbwire ubundi izina ry'umuryango yakaba ari wowe wewe rikajya ku mugabo sibyo se ese gufata izina ry'umuryango ngo twaye icyungu ngo papa yarapfuye da ngo nimfate irya nyina uwo mukobwa ni ndwo wakoze iryo kosa iryo bari hano ipfu kwa Murekatete ngo nitwe Murekatete ngo nimashaka gukundana nawe kwa Murekatete wagicucu gite kwa Murekatete sha izina ry'umuryango ahubwo mva gira vuba nushaka witwe Shatari witwe Esiteri witwe Maria witwe na Korodine izina ry'umuryango ariko manu nawe mubeshye ndetse umuntu w'umugabo yakwitwa izina ry'abagore wowe ariko se toto weho ahantu avuye urahumva kwa Murekatete umugore ufite uyu yitwa Gitego nese aritwa na Murekatete bikundi umugore afite ikigo cy'ishuri afite ivuriro afite ipango nk'icyenda nk'icumi akodesha ari mu mujyi urumva umugore afite imodoka enye sibyo ubwo ngo utiswaho bw'izina rye ahubwo se ukwitwa Gitego ko yitwa Gitego wageze kuki oya nyine wibyivangamo hari icyo wagezeho mbese ureka ngo kuva ryari ujya wumva izina nyine ujya gutereta ahantu bakavuga ati ubwo ugomba gufata izina nyine ry'umuryango rikaba ari ry'umugore kandi nzi neza ko izina ry'umuryango biba ari ry'umupapa mu gihe hari icyo wigejejeho mu gihe ntacyo wagezeho se reka ngiye kubyifatira ibyo bintu bibaho ibyo bintu bibaho mwawe ubwiwanyu ubwo bafata izina ry'iwanyu mwagize kuki baba bashingiye kuki ubwenge agiye kuryifatira karame oya buretse gato ibyo bintu nyirabukwe afite nibyo bitanga uburenganzira butuma uyu nguyu ahindura izina si nk'ibyo ndi kuvuga urebye nibyo nta n'ikindi wese wagiye gufata izina ahantu risanga ari nk'ahantu mu bigo ry'ahantu kwa feke badafite n'akantu nari kubabwira ngo hava hakubise ishyi ariko niba ari hariya nta wundi mukobwa afite amazina y'umuryango hari uragenda ukayafata umva ari byo nitwe Murekatete kubazana kurongora kuki barongora ndetse wowe njyewe none se ko bagiye kugukiza okay wanze gufata ijana Murekatete sibyo none gumana iryo ufite Gitego ndebe none haricyo rizakumareka nigire kurifata ugine se ugiye hehe none se nibikunaniye izina ry'umuryango naryo ushaka nawe ukunze ibintu ugiye guhindura izina ntahindura ariko njyewe ukitwa Murekatete mu bitaka kamodoka ubundi ugite Shatari cyo Christine reka ntanikira imodoka ubwo se izina ry'umuryango ngiye ko ndyemera uya nese nibyo byakuzanye hano nese umusaza ubwo ko nitwe Murekatete akuse wewe urabaza iki umuntu afite imodoka afite ibiyagezeho ndimo ndakanika byacanze ngo wanze kwitwa okay genda ukomeze tujye twirwa dusabana amandazi hara n'ibidi noneho bireke uze kunira ku gikoma cyanjye uze urakibona mu gitondo ntabwo byuko uza mu rugo kunywa igikoma nese twe Murekatete kuko kwikiri genda ufata izina ariko musa genda ufata izina cyangwa se uzajya uhora ubyuka mu gitondo dusangira agakoma umusaza ubone twe Murekatete koko oya ufite izina rya so na nyoko rigumane se na nyina se bamumariye iki yarangije na segonderi genda ufata izina na Tumusa ahubwo uzanyibuke nugira mu bwami bw'inote sijya sumusa okay uzavuga ko twari inshuti nyine reka mpene mu bakunye ntabwo oya ariko ntago ari uguhena kwikiri uryo si nibyo kubona ngewe ibintu biri gutinda ibiki sheri karibu mwiriwe nanone mwiriwe uzanye igisubizo iyi nabitekerejeho rwose narinze kubaha igisubizo nizere ko wabyemeye ntabwo nabyanga naringize ntabwo wantenguha nabitekerejeho rwose njye nemeye kwitwa Murekatete byiza cyane sheri niyo mpamvu ngukunda ubu noneho ndabashyigikiye ibyo mupanga mubigire vuba then twunguke umwana mu muryango ndareba karishimye ariko kucyuri wanjye nanjye ni uwanjye ko tumurwaniye ndagira ariko nzamuguha ariko ugiye kumuha nzamuguha rwose nta n'ubundi ariko azabasura
ajya ansura kenshi dore niwe nari mfite ahangaha umara irungu none ugiye kumuntwara nyine ubwo amata y'ababyeyi arayasize ariko ntabwo uzaza ukamisha nanjye ngirira koko cyane isingo yanyu y'abahungu y'amaresha mugeni ingana zirahari rwose ntagire ikibazo ntabwo umwana wawe namwicisha inzara izere ko nko mu mezi nk'atanu azaba yabaye ingagari cyane Salama Gitego. Bimeze bite se? ngwinde Gitego. njye nitwa Murekatete papa. Murekande? Murekatete. Ariko mbega urubyiruko.